twizeye ko mumeze neza cyane, twizeye ko muri hose mukomeje kugira ibihe byiza mu mande enye zose z'igihugu, mu gihe wa Kigali ndetse n'abadiaspora aho muherereye hose. Turizera ko ibihe turimo nk'ibihe bidasanzwe, ariko nanone nk'ibihe byo kugira ngo dukomeze twiteze imbere, dukomeze twibuke ndetse tuniyubaka, ariko nanone n'amateka ni kuri Ngoga TV show. Uyu munsi twakoze ikiganiro kidasanzwe kubera nyine ibihe turimo byo kwibuka ku nshuro ya 31. Murabizi ko ni ibihe bidasanzwe ku banyarwanda muri rusange, urubyiruko ndetse n'igihugu muri rusange, ariko n'isi yose. Niyo mpamvu rero uyu munsi nk'uko mubizi ko tusanzwe tumenyereye kuganira entertainment, siporo, sinema n'ibindi bitandukanye, ariko nanone nk'abakunzi ba Ngoga TV show uyu munsi twifuje kugira ngo twongere dusubire inyuma nk'urubyiruko, nk'abajeni, twongere tukanguke nko ku bwonko, cyane ko uku kwezi kwa kane ni ukwezi kwa kudasanzwe. Tuba tugomba rero kugira ngo twibuke aho twavuye, dutekereza aho tugomba kugera, ariko nanone nk'ibidufasha kugira ngo twubake igihugu cyacu gikomeye kandi gihamye ndetse kandi gishingiye no ku muco, ariko nanone kitazana ibyabaye cyangwa se ibyabaye nyine byararangiye bitazongera kubaho ukundi. Ni muri urwo rwego uyu munsi turi kumwe n'umujene, turi kumwe na Marcel Katabogama. Byinshi arabyivugira, reka muhe ikaze kuri Ngoga TV show. Murakoze cyane. Meze neza? Namahoro. Ndabona rwose ibihu byiteguye neza. Ndagira ngo rero kuri Ngoga TV show tuganire by'umwihariko, urabizi ko ibisanzwe muri ku kwezi kwa kane tuba turimo kwibuka abacu bazize jenoside muri Mata mu 1994. Ndagira ngo duhere naho ngaho. Ubundi kuri ayo mateka yo muri 1994 turaza kwibanda ku rubyiruko cyane kubera ko twe tukiri abajeni, ariko nanone n'ubundi no kugira ngo urubyiruko turusheho kumenya amateka yaranze igihugu cyacu, ariko nanone abe ariyo aduha umurongo wo kugenderaho. Reka duheraho ngaho, abajeni, urubyiruko muri rusange, kugeza kuri ubu ngubu amateka y'igihugu cyacu tumaze kuyamenya cyangwa se tumaze kugenda tuyasobanukirwa? Urakoze cyane. Kanangire nkomeza abanyarwanda, imiryango yabuze ababo muri Mata 1994. Ku kibazo warumbajije, turashima cyane ko urubyiruko aho tugeze turasa nkaho tumaze gusobanukirwa amateka nyirizina. Turimo turagenda tumenya ukuri kwimbitse ku mateka, kuko ibiganiro ubona ko umunsi ku munsi na leta irimo gufasha urubyiruko cyane mu kwisanga muri iki gihe cyane turimo, kubaha urubuga rugari kugaragaza ibitekerezo byabo ndetse no kubona amahirwe yo kwiga no gusobanukirwa amateka. Muri make urubyiruko rurimo kugenda rusobanukirwa amateka y'ukuri ku gihugu cyacu. Ni ibintu byiza cyane. Mu myaka yatambutse ni ibintu byagiye bigorana, ubona ko abantu cyane abajeni, reka twigarukire ku bajeni, ubona ibintu basa nkaho batabyumva, ndetse no kuri social media ubona badatanga umusanzu wabo ku bagihakana ndetse n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu 1994. Ubona atari ibintu nyine bashyize imbere. Kuri ubu ngubu wenda binyuzemo neza, hari aho bamaze kugera, hari n'icyo barimo kugaragaza. Ubu noneho umusanzu wabo cyangwa se imbuto z'abajeni muri bino bihe zari zatangira gusarurwaho. Nk'uko bivuze, buriya abajeni, urubyiruko, turi abantu bakunda ambiance, dukunda ibintu byo kujya ku mbuga kureba imikino, indirimbo, ibiki, ariko nabigarutseho by'umwihariko iyo tugeze muri iki gihe mu minsi 100, cyane urubyiruko dusa nkaho twongera kugarukaho cyane, kuko nk'uko tubize amateka atubwira ko urubyiruko rwagize uruhare rugaragara runini mu gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Uyu muri iki gihe rero dusa nkaho twongera mu bitekerezo byacu twumva ko ari twe tugarutsweho cyane, ubwo bagenzi bacu bari urubyiruko bari mu myaka yacu aribo bagize uruhare
rukomeye yego mu mateka mabi uyu munsi abenshi bongera kwikomanga bati se ko ndi urubyiruko koko iyi tariki turiho u Rwanda rwari rumeze rute ese ni iki none ngiye gukora umva ko nubwo dukunda imyidagaduro dukunda ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko twongera gusubiza agati uyo ndabona agati imembera ukongera ukitekerezaho ukibaza ndasabwa iki ko twumva ngo urubyiruko rwagize amateka mabi nge noneho uyu munsi ndasabwa iki ari byo navugaga ko turimo tugenda tugaragara cyangwa se duhabwa umurongo cyangwa se n'urubyiruko rurimo kugenda rugaragara mu bikorwa byiza ubona bifite biri positive nibo barimo kuyobora imiryango imwe n'imwe yigisha amateka nibo barimo kugira uruhare mu isanamitima kuko turimo tugenda tubona imiryango nk'uko bivuze ivuka ariko iyobowe n'urubyiruko abajene ukabona barashinze imiryango ifasha abantu wumva ko igenda izana ihuza abanyarwanda bibongereramo wa mutima wo kumva ko tugomba kuba umwe tukaba umunyarwanda yego byari bigoye mu gihe cyatambutse ntekereza ko tugomba no gushimira leta ndetse na minisitiri w'ubumwe n'inshingano mboneragihugu Bizimana n'umwe mu bantu bashyize nawe itafari rikomeye ndetse no guha umurongo uburyo urubyiruko muri rusange abanyarwanda tugomba kugenda twiga cyangwa se dufata inyigisho zijyanye n'amateka yaranze igihugu cyacu kuri ubu ngubu hari ibiganiro byajyaga bikunda kuba cyane cyane muri kino gihe ugasanga abajene ugasanga abanyarwanda muri rusange tukagira iki gihe icyumweru cyose cyo kwibuka ugasanga turajya mu midugudu iminsi yose 7 tukajya kumva inyigisho tukajya kumva ubuhamya tukajya kumva amateka ukabona nyine ni ibintu abantu baragerageza kubishyiramo imbaraga n'abasigaye no mu rugo ukabona rwose barashaka kujyayo bwari uburyo bwiza leta yari yarafashe cyangwa se yari yarateguye bwo kugira ngo abanyarwanda muri rusange bajye begera aho bumva ibiganiro kuri ubu ngubu nabonye bitazabaho ni bimwe mu bintu bitazabaho nagira ngo kuri ubu ngubu kubera ko bitazabaho ese Marise ntabwo ari kimwe mu bintu bizasubiza abantu inyuma kudatekereza neza ndetse no kwibuka neza kuko kuri ubu ngubu nabonye bavuga ko tuzareba ikiganiro kimwe ku munsi wa mbere aricyo abantu bazareba bagakurikira inyigisho zabo zose ese wa mutima w'abajene w'abakiri batoya rya shyaka ryo kugira ngo bajye kumva ubuhamya bajye kumva amateka urubyiruko ni rugiye kubihomba urabona bitari busubize imitekerereze y'abakiri bati inyuma wenda ntabwo ntekereza ko ari uwo mujyi byajyamo kubera ko nubwo wenda tuzabona ikiganiro ku munsi wa mbere ku itariki 7 gusa indi minsi nayo hari izindi gahunda zateguwe zateganyijwe ntabwo wenda hazongera kubaho kuvuga ngo abaturage amasaha n'aya babe bahuriye ahantu bicare ariko ntekereza ko muri gahunda yatanzwe na Minubumwe hari ubundi buryo buzajya bucishwamo kugira ngo ya mateka tuyige n'ubundi rubyiruko akenshi twita ngo ni abagen Z ni abajeni bavutse muri gihe cya tekinoloji usanga n'ubundi leta yibanda cyane kuri izo mbuga nkoranyambaga twajyaga twirirwaho tureba ibindi bagashyiraho imbaraga zo gushyiraho bya biganiro kuko buriya kenshi baya tugiye no kureba yego twagiye tugira imbaraga nyinshi z'urubyiruko rujya mu biganiro mu buryo bw'inteko rusange nyine uko bigaragara wenda ntabwo bizaburaho ikintu gito bigabanyaho ariko ntekereza ko yaba n'insanganyamatsiko tumazemo igihe kitari gitoya ndetse ari nayo yagarutse uyu mwaka ko tugomba kwibuka twiyubaka abanyarwanda tugomba kwibuka ariko dushyira imbaraga nyinshi mu bikorwa byubaka sosiyete nyarwanda mu buryo kuko igihugu kiri mu iterambere ryihuse turimo kwifuza ko tutaba badaheranwa ahubwo dushingira ku mateka tukiga uko buri urubyiruko n'imbaraga z'igihugu
ni natwe ndetse muri nk'uko nadanya bivuga nitwe twahawe umurongo mugari cyangwa se urubuga platform yo gukoreraho ibintu byinshi turi mu miryango yigenga mu mashyirahamwe yigenga mu iterambere ry'igihugu turi ku isonga ariko leta yabitekerejeho by'umwihariko Minubumwe umwe hari umurongo yabihaye ntekereza ko ntabwo bizaba ikibazo kuko akenshi urubyiruko twajyaga wenda tujya mu nteko rusange kumva ibiganiro ariko hari indi mirongo n'ubundi akenshi urubyiruko twisangamo nk'abajeni Z nk'abantu nk'urubyiruko rwavukiye muri tekinoloji ku mbuga nkoranyambaga hari ibiganiro bizaba bitangwa ku maradiyo bizaba bitangwa ku mateleviziyo hari amacano ya Minubumwe ntekereza ko nayo azacishwaho ibiganiro byinshi n'ubundi buryo bwinshi ntekereza ko urubyiruko nidukomezanya mu mutima ukumva dukunze u Rwanda no kwiga amateka tukayasobanukirwa tugiye gushyira itafari ryacu mu kugendera ku murongo igihugu kirimo w'iterambere wo kwibuka twiyubaka dushyiramo imbaraga zose zishoboka ntekereza ko ntago byatera ikibazo cyane dore ko urubyiruko rurimo kubyumva neza. Urakoze cyane turi muri iyo nsanganyamatsiko yo kwibuka twiyubaka unabikomojeho neza cyane ko tuzaba dukora ibikorwa byinshi bijyanye no kubaka igihugu ndetse muri ino minsi igera ku 100 yose turimo twibuka abajene urubyiruko iyo gahunda tuyumva gute ese turasabwa kubaka igihugu cyacu gute mu buhe buryo? Icyambere buriya urubyiruko n'imbaraga z'igihugu zuba kandi vuba icyo tugomba kucyumva tukayisobanukirwa kandi igihugu gikeneye abantu bari soba urubyiruko ruri positive minded bifite ibitekerezo bifite umurongo nivuga ibitekerezo biri mu murongo ni ukudashakira amaronko mu buryo bwihuse guca mu nzira za bugufi kuko buriya iyo ushakiye ikintu mu nzira za bugufi wisanga watanye bimwe na bimwe bigutwara mu makosa urugero hari umuntu kukubwira ati rero dore nk'abanyarwanda mwatangiye iminsi 100 mwatangiye iminsi 100 yo kwibuka abatutsi so ngufitiye amafaranga wenda $50,000 ku mujeni abajeni ayumva ubuzima ahindutse atariko ndashaka ko ugiye gukora platform ugiye gufungura channel nkajya nkohereza content ucishaho iyo content ikaba ari ipfobya akaba ari hakana akaba ari isebye igihugu ubwo ni uburyo ubonye mu mafaranga ariko mu buryo butarambye kuko burya nko ku byaha bya jenoside ni ibyaha bihanwa kandi bititaye ngo ngurunguru umujeni nguru umwana kuko tujya tubona ibindi bibaho kenshi bagakoresha abana bagakoresha abantu bakuze cyane kuko ngo imyaka yawe ari myinshi cyangwa ari mitoya cyane ngo nage ibyo ngibyo so ngaruka ku kibazo by'umwihariko ntekereza ko urubyiruko turasabwa kugira ibitekerezo bizima kuko buriya kugendera mu birenge by'abatubanjirije twagize ubuyobozi bwiza ubuyobozi bwagize ibitekerezo kudasubira inyuma guhitamo kuba abanyarwanda bagahitamo intumbero y'abanyarwanda muri rusange bakubaka igihugu kubashingiraho rero twubaka igihugu ntekereza ko ni umurongo twahawe kandi ufite umurongo nituwugenderamo urubyiruko tuzagera ku byo twifuza mu buryo bwagutse. Urakoze cyane igihugu kiri mu iterambere ndetse rinihuta cyane iterambere rya social media bikomojeho cyane internet yihuta n'ibindi bikomeye cyane muri ibi bihe tubona abantu benshi bagiye batandukanye cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga bakora nyine n'ibitagenda neza twege nk'urubyiruko rero muri iyi minsi twitware gute ku mbuga nkoranyambaga? Icyambere no kugaragaza ukuri cyo kintu cyambere mu byo ukora mu byo uvuga mu byo ukurikira ugaragaze ukuri ku mateka iki ni igihe gikomeye gisaba imbaraga z'umutima nyinshi kandi umutima ukomeye utanga ibitekerezo bizima turasaba nk'uburyo gukomera kuko aya ni amateka benshi tutabayemo urubyiruko ruhari rwinshi kurwanya jenoside
hari benshi babyumva bagatakaza umurongo w'ibitekerezo. So ni ugukomera umutima. Ikindi cya kabiri tugakora ukuri, yego, kugira ngo tukomeze kwisanga mu murongo igihugu cyifuza, ndetse tutanisanga twatanye. Icya mbere ni ukwiga amateka. Amateka buriya, amateka ni ukwiga ahahise hawe, ukamenya uyu munsi hawe kugira ngo uhitemo ahazaza hawe heza. Kwiga amateka nicyo byuko dusabwa cyane. Ikindi wenda nubwo hakuye ibyo biganiro rusange, ariko ujya gusura inzibutso birakomorewe, birahari. Gushinga amasosiyasiyo muri iyi minsi nk'urubyiruko, abigisha, abahuza ku buryo niba ari ku mugoroba, aho kugira ngo muhurire ahantu mujye mu kabari, ahubwo muhure mushake umuntu mukuru w'inzobere mu mateka abigisha mu masosiyasiyo ya kaminuza agiye atandukanye, yego, mu bigo by'amashuri bitandukanye, nk'amakaminuza yo wenda ubu ngubu baracyakomeje imirimo yayo. Nabo ni ugukomeza guhamagarira urubyiruko kutajya mu murongo uri kure y'amateka, ahubwo gushaka ibikorwa byinshi bahuza n'abandi mu mateka nyirizina, kugira ngo basobanukirwe ukuri kw'amateka yimbitse. Murakoze. Gataboga, turimo turibuka ku nshuro 31 twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu mwaka urasaho nkaho udasanzwe cyane, kubera ko no kwezi kuje kudusanga mu bindi bihe bitoroshye, cyane cyane by'abaturanyi bo duhana imbibi, yaba Kongo, Burundi n'ibindi bitandukanye. Ibimaze iminsi bivugwa ni byinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. N'ubundi urubyiruko hari ibyo batangaza, hari ibyo basobanura, nk'uko igihugu kibidusaba, nk'uko abayobozi babidusaba, ndetse n'ababyeyi babidusaba ko dukwiye gukoresha imbuga nkoranyambaga zacu kandi neza cyane. Ese nibiri buze kuba nkaho bibaye byinshi cyane kuza gufata kujya gusobanura wenda ibijyanye n'amateka yaturanze muri 1994, ndetse tugafata n'ikindi gihe cyo gusobanurira abatumva neza umubano wenda w'u Rwanda n'ibindi bihugu, si biri buze kuba nkaho ari umugogoro ku rubyiruko? Urakoze cyane. N'ubundi yende dusubira mu mateka cyane y'aka karere turimo, twisanga ko umubano utari mwiza hagati y'ibihugu by'ibituranyi ibyinshi, nk'u Burundi, nka Kongo, n'ubundi ura ku mateka y'igihe turimo, kuko yaba hari FDR iri hakurya muri Kongo, bafite amateka, bafitanye ihuriro n'amateka cyangwa se n'igihe turimo uyu munsi nk'abanyarwanda. Yego. Ndetse n'igihugu cy'abaturanyi cya Burundi nacyo gifitanye amateka menshi magari kuri jenoside yakorewe abatutsi. Yego, kuko benshi niho bagiye bahungira bakoze. Yego. Ndetse tunafite mu mateka dusubiyeyo twumva hari impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda, izo nazo zagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo rero ntabwo nyumva nk'umugogoro, ahubwo ni umurongo mwiza wo kumvisha isi ndetse n'abandi batumva ukuri kw'amateka y'u Rwanda muri iki gihe. Bivuze ngo ubu nibwo tugiye noneho mu kwerekana ukuri mu bigaragara. Yego. Isi iravuga iki FDR iri hariya, ariko noneho turi mu gihe cyo kwibuka. Turi mu gihe FDR iri hakurya yagizemo uruhare mu buryo bugaragara. So ntabwo ntekereza ko ari umugogoro, ahubwo noneho ni uburyo bwiza nk'urubyiruko kwerekana ukuri gushingiye kuri facts, kubigaragara, kubifatika. Ni muzi turi mu minsi 100 turimo kwibuka abacu bazize jenoside. Ni muze amahanga, duhamagarira amahanga, duhamagarira abo ngabo bapfobya, bazi birebere ukuri guhari kuri iyo mitwe iri mu bihugu y'abaturanyi, n'ubundi ikigaruka igishaka gukomeza guhungabanya umutekano w'abanyarwanda. So ntabwo ntekereza ko ari umugogoro, ahubwo ni uburyo bwiza nk'urubyiruko. Njyewe nkanjye ku giti cyanjye nk'urubyiruko, ubu noneho ubu nibwo kabisa ngiye gukora akazi kanjye neza. Yego. Ubisobanuye neza cyane ko uburyo tugomba kubifatanya, cyangwa se nta gucika intege kuba iki gihe twinjiyemo
ntabwo bivuze ngo ari cyo duhugira ariko twibagirwe no gusobanura ibiba hagati y'ibihugu byacu duturanye yaba Kongo yaba Burundi n'ibindi biracyadusaba imbaraga cyane n'ubundi kugira ngo dutange ibyo biganiro cyangwa se dusobanure byinshi cyane kuri izo mbuga nkoranyambaga ibi bihe byo rero twamaze kubyinjiramo ubu noneho turaza kubyitwaramo gute nk'abajeni tuze kubyitwaramo gute noneho icyambere nabigarutseho ariko buriya nk'abajeni ikintu kimwe cyangwa se bibiri tugomba kumva ni ukumva ko turi umusemburo w'iterambere. Ikindi cya kabiri nta cyiza igihugu cyageraho tutagizemo uruhare dore ko ari natwe tugize umubare munini w'abanyarwanda batuye iki gihugu cy'u Rwanda. Yego. Bivuze iki rero? Bivuze ngo dukeneye kugira ibitekerezo bifite vision, bifite iterambere, gusobanukirwa u Rwanda ruva naho rurimo kujya, gusobanukirwa institute turimo. Iki ni icyiciro tugezemo cyo kumva ko abajeni none dufite uruhare rugaragara, apana bya bindi badukururaga batwingingaga, ahubwo ubu noneho twe tuba umusemburo. Hari ukuntu yabanga intore n'umusemburo, ariko n'abajeni buriya ni umusemburo kuko nitwe mbaraga. Abasaza benshi, ababyeyi bacu, bakuru bacu barimo barasaza, kubabera akabando, kubabera akabando kabasindagiza kubaka u Rwanda, kugira vision. Yego. Hari amateka abajeni urubyiruko twamenye cyangwa se bavutseho nyuma ya 1994 hari aho bamaze kugera. Reka tujye muri uyu mwaka mbere yuko tuza no kuba tugana ku musozo. Abana bakiri batoya barimo bavuka kuri ubu ngubu noneho ubu twari twabikomoje ko wenda kujya mu midugudu byagiye bigabanyuka kugira ngo abantu bajye nyine mu midugudu basobanukirwe byimbitse kurushaho. Kuri ubu ngubu ni ikiganiro kizatambuka n'ubundi kuri televiziyo cyangwa se no kuri izo mbuga nkoranyambaga za Minu Bumwe. Abana bakiri bato barimo kuvuka muri ino myaka bo noneho amateka, hari icyizere cy'uko bazakora nabo bayamenye nk'uko abababanjirije wenda bayamenye cyane birambuyeho, cyangwa hari impungenge z'uko bano bana batazabyitaho cyane? Ikintu cya mbere ndi busivuge hano, ndasaba cyane cyane imiryango. Yego. Imiryango dukomokamo, abo bana bakomokamo, tugiye kumara igihe kinini abana bari mu biruhuko bari kumwe n'ababyeyi babo. Icya mbere, ababyeyi bafite inshingano zo kwicaza abana bakabaha amateka y'ukuri. Yego. Bakababwira ukuri ku gihugu, bakababwira ukuri ku mateka, ndetse bakanabaha umwanya munini mugari wo gukurikirana ibyo biganiro bitegurwa birimo gushyira kuri izo mbuga. Yaba ku televiziyo y'igihugu n'andi mateleviziyo yigenga, yaba ku maradiyo, babahereza umwanya umurongo mugari bisanzure, babumbyumve bakurikirane. Ndetse nekereza ko hari n'izindi mfashanyigisho ari byo saba cyane imiryango cyangwa se ababyeyi bagurira abana ibitabo by'imfashanyigisho ku mateka. Yego. Nk'abana bakiri bato mu myaka 5 ingahe, babahereza ibitabo basome. Buriya ushaka kumenya arasoma. Yego. Kuko buriya kandi umuhanga hari akantu bakunda kuvuga kujyanye n'ubuhanga, buriya ikintu wanditse ntigisibangana. Yego. Yego. Kandi ikintu wasomye ntukibagirwa. So bashishikariza abana cyane cyane imiryango, waruvuze ku bana barimo kuvuka, ku bana barimo kubyiruka ubu ngubu, uruhare runini rw'imiryango. Yego. Imiryango igira uruhare runini mu kwigisha abana amateka y'ukuri, amateka y'u Rwanda y'ukuri, babavane kuri za ngengabitekerezo kwishyiga. Kandi nabwo nekereza ko ababyeyi bacu barimo kugenda babohoka, bakavuga ukuri, apana gucaha kukubwira ngo ibi oya, akereka ikintu cy'ukuri. So turasaba ababyeyi cyane cyane imiryango gufasha abana bari mu biruhuko cyane kubahereza umwanya munini no kubaganiriza kukuri ku mateka. Urakoze cyane Marcel. Ese ubona koko ari byiza ubwo impamvu mbambaje gutyo mbangira ngo abajeni cyangwa se n'urubyiruko muri rusange bajye bumva koko icyo tuba tuganiraho? Hari uburyo mbaye nkubajijemo, ariko
ubizi umunyamakuru ari ukuntu abaza nka mwarimu n'igisubizo akiza ariko mba ngira ngo abadukurikiye wenda barebe ikiganiro baze kumva ubone ko ari byiza ko urabizi iyo umwana avutse ahabwa uburere bw'ibanze kumwigisha umuco ati ntugakore ibi n'ibibi ese ubona koko abana bakwiye cyangwa se ababyeyi kaduhere ku babyeyi bakwiye gufata inshingano zo kujya batangira kwigisha abana ibijyanye n'amateka yaranze igihugu bakiri bato nk'uko bigishwa umuco mu by'ukuri buriya iyo ugiye kureba usanga no mu myigishirize iyo bita ngo ni formal education hari ibintu udahereza umwana bitewe n'imyaka afite bitewe n'uburyo bwakira ibintu no mu mateka iyo ugiye kwigisha umwana umwigisha bijyanye kuko abana barimo kuvuka bareba ibintu aravuka akajya kuri televiziyo akabona filime ngo hariya bisha abantu umwana azagira igitekerezo akubaza ati se papa mama bari abantu bapfuye bazira iki byagenze bite kuki uriya muntu yishe undi kumusobanurira ariko nanone ukagendera ku busobanuro bijyanye n'imyaka ye biba byiza kumusobanurira ukamwereka abishwe ukababwira n'ukuri kwabyo apana kuyobya kumwumvisha nyine kumushyiramo urwango hari ukuntu usobanurira umwana we aho kugira ngo abisobanukire nk'ukuri akabisanga nk'urwango akumva agakora wenda niba umbwiye uti abahutu bishe abatutsi umwana aho ati abahutu niki ukamusobanurira bigiye nuko amateka bisobanura ariko ntumubwire ukuri kwabyo amubwira uti we nanga abahutu wari bateye batya abatutsi bari bateye none umwana nawe agakora bya bitekerezo wamubwiye na za mejazi wamuhaye yakura agakora bireba ariko uko umwana akura uko umwana agenda yigira imbere mu myaka ugenda umubwira uti ababishaba ariko ukuri kwabyo nuko mu by'ukuri buriya inyigisho za mbere ni mu muryango kandi ntekereza ko n'abakurambere bacu bajyaga batoza ngo konsa ibere y'ubunyarwanda ku mwana guhera ku mwana muto konka ubunyarwanda ibyo bintu nibyo umwana agomba gukurana kumubwira nuko ababishaba ariko byaturutse aha n'aha uyu munsi ntago ubwicanyi bugihari turimo kwimakaza twese twabaye umuntu umwe ubwo busobanuro ku mwana buramufasha bukamurema kumenya ahahise he ndetse nuko agenda asobanukirwa n'ahazaza akumva ko ahahise harahise ariko ahazaza nawe akwiye kuba umwe n'abandi babana muri sosiyete muri rusange. Urakoze cyane usobanuye neza ndetse utweretse n'umurongo n'abajene uburyo bagomba kwitwara muri bino bihe ndetse n'ababyeyi ariko muri rusange n'inshingano bagomba kuba baha abana babo ni byiza cyane. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu tugane ku musozo w'iki kiganiro cyacu noneho katavugamo n'iki noneho ino minsi 100 urubyiruko noneho tugomba kuza tubyitwaremo noneho gute ndetse nihe nama wabagira kugira ngo hari igihe rimwe na rimwe hajya hakorwa ayo makosa agasanga nyine no gupostinga kuri izo mbuga nkoranyambaga hajemo amakosa wenda kubitewe no kudasobanukirwa mbere yuko dushyira n'ibintu kuri izo mbuga nkoranyambaga tubanze tubyitwaremo gute? Urakoze nabivuze ngo urubyiruko ni umusemburo mu byo dukora byose imikorere yacu imivugire yacu imigenzereze yacu mu mirimo yacu ya buri munsi tugiye kujyamo nkuko twibuka twiyubaka ntabwo tugiye gukora imirimo yacu ya buri munsi iduteza imbere ariko hari ibintu tugomba guharanira bya mbere nkuko bivuze Gen Z urubyiruko ku maposti yacu hari imirongo yasohotse ngenderwaho hari ibikorwa by'imyidagaduro ntabwo byemewe ariko ugasanga bamwe mu rubyiruko bagiye muri night clubs bakoze ibyo bita ngo na house parties bahuriye ahantu barimo guserebura ngo habaye isabukuru bagiye kubyina ibyo bintu ni ibintu bisa nkaho bigutwara kure y'ukuri kw'ibihe turimo bikanatuma ushobora kwisanga waguye mu makosa kuko burya iyo wishimye cyane urakosa. So
ndasaba urubyiruko kumva ko iki gihe turimo ni igihe kitoroshye ku banyarwanda, ni igihe dusabwa kuko kugaragaza ko turi akabando k'ababyeyi bacu, kugaragaza ibikorwa by'urukundo, aho gufata amafaranga ngo tuyatware mu net clubs, tuyafashe imiryango y'incike, turebe abantu bababaye, turemere abatishoboye. Iyo ni ibikorwa byongera kugarura cya kintu cy'ubunyarwanda ku ma status yacu, ku ma WhatsApp, ku ma social media atandukanye, dushyireho ibintu byerekana u Rwanda. Wenda singuce mu ijambo gato, ubundi ni ibihe byaha bikunze kugaragara bikunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga abajene bakunda gukora? Icyambere nakivuze nuko kwisanga bahostinze ahantu ibikorwa by'ibyishimo bagapostinga, abandi u Rwanda ndetse n'isi muri rusange. Ngira ngo niba mubyibuka, hari igikorwa cyagiteguwe nari mu Bufaransa nari mu Bubiligi cy'ibyishimo ku itariki 7. Ntabwo nibuka neza igihugu, ariko ni mu bihugu byo mugabane w'Uburayi. Icyo gikorwa cyarahagaze kubw'impamvu yuko ni yaba ari u Rwanda ndetse n'isi muri rusange ku itariki 7 isi yose iba ihereza agaciro abatutsi bishwe bazira uko bavutse. So kumva rero nk'urubyiruko rw'umunyarwanda ari wowe urimo gutesha agaciro, urimo kwisanga mu bikorwa by'ibyishimo byo kwishimisha no kwinezeza, igihugu kiri mu gihe nabango kidasanzwe cy'umubabaro, cyo kwibuka no guharanira ko ibyabaye bitazaba, ntekereza ko byaba ari ibibazo. Hari n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, ibindi bya bigenda bitandukanye, ugasanga umuntu afashe indirimbo runaka zitajyanye n'ibihe turimo akazishyira hanze. Ni ibyaha byinshi, wenda ntago warumbaje cyane ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'abantu bakora ibiganiro. Usanga umuntu yasohoye ikiganiro kiri kontreni na context igihugu kirimo uyu munsi. Ibyo bintu akenshi urubyiruko bikunda kugaragara muri izo cases nk'izo, ndetse kandi usanga ari n'ibyaha bituma bahanwa n'amategeko. Yego, urakoze cyane. Reka nkushimire cyane, wakoze ko wabanye natwe, waje gutanga navuga ngo n'ubutumwa bukomeye cyane, umusanzu wanjye, umusanzu wawe muri kino gihe twinjiyemo cyo kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu 1994. Ndagira ngo mushimire, uri umwe mu rubyiruko rwose cyangwa se mu bajeni bazi amateka cyane y'ibyaranze iki gihugu, kubera nyine kubikunda, kubera uwo musanzu, kubera iryo shyaka, kubera kurushaho kumenya, kugira ngo ejo n'ejo bundi n'abazadukomokaho bazamenye amateka. Ndagushimiye cyane. Urakoze. Akantu wenda kanyuma navuga mbwira urubyiruko rugenzi rwanjye, hari ibintu bibiri tugomba gusigarana nk'abanyarwanda ndetse nk'abantu bifuza u Rwanda rw'ejo. Tuzaba dufite inshingano zikomeye zo kurera u Rwanda ndetse no kurukuza. Icyambere ni ubudaheranwa, ijambo rya kabiri ni ukuba abanyarwanda, ubunyarwanda. Ibyo bintu nitubigira nk'urubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside, rutazi ibyimbitse ku mateka, bizatubera akabando k'ejo hazaza. Icyanyuma, umurunga w'iminsi n'umurimo. Dukore twe kuba, hari ijambo umukuru w'igihugu yavuze ejo bundi, twe kuba abatega ibiganza, twe gutega ibiganza, twumve ko ari twebwe tugomba kwibera ibisubizo, tube ibisubizo ibibazo byose dufite, ndetse kandi nkomeza kwifuriza ndetse no gusaba abanyarwanda gukomeza kwibuka twiyubaka. Murakoze. Murakoze cyane. Nagira ngo nanjye mbashimire, mwakoze ku bari buze no kuri iki kiganiro, tuze ku
tuze kubana neza cyane. Yakoze cyane umuvandimwe. Ndagira ngo mbashimire, mwakoze cyane bari buze kuri ikiganiro, muraza no gutanga ibitekerezo, muze ariko gutanga na comment nziza cyane, mukomeza abanyarwanda muri iki gihe twinjiyemo, munatanga ibindi bitekerezo, tunisegura niba wenda turacyari abajeni, rimwe na rimwe hari igihe ushobora gusanga twanabogamye wenda mu mvugo kubera kudasobanukirwa cyangwa se kubera kutarisobanukirwa iryo jambo neza, aho twarivuze wenda nabi muze kutubabarira, turi abanyarwanda kandi dukunda igihugu nk'abajeni. Ndabashimiye cyane. Kuri Ngoga TV Show tuzajya tugenda tuganira umunsi ku munsi, twagira ngo nibura iki kiganiro wowe uri buze kukireba ukurikiye Ngoga TV Show uze kugira inyigisho ukuremo, wumve iterambere ry'igihugu, wumve icyo ukwiye gukora, wumve ibyo ukwiye kwirinda bijyanye n'ibyaha cyane cyane bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri social media, ariko nanone tunarushaho kumenya amateka. Reka mbabwire ngo dukomeze twibuke kandi twiyubaka.